Turabasuhuje ni MT22 Music mukomeje gukurikirana tubabwira ngo turacyabakunda kandi turacyabazirikana ndetse tubasengera tubifuriza ibyiza uko iminsi igenda ikurikirana. Hanyuma rero murabizi ko muri MT22 Music ibyo nakagaruka niyo mpamvu tugarutse. Ndashaka gusubiza abakunzi banjye rero benshi bagiye bansaba indirimbo yo mu gitabo, bagiye bambwira ngo bayicuranga bate. Ni indirimbo ivuga ngo njye ndi umukristo, ngira ngo abenshi murayizi. Njye ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima. Iyo ndirimbo bayinsabye ari benshi, ariko abenshi bashaka kumenya ngo bayicuranga bate muri improvisation. Ese mu nota ryiza ngo umuntu yacurangiramo ni hehe? Iyi ndirimbo yajya ahantu henshi pe. Ukurikije muri improvisation y'amasomo yacu ya improvisation twagiye twiga, yajya ahantu henshi kuko ishobora nko kujya muri solo, sibyo? Muri solo ubona nubwo nashyizeho capo nibisanzwe, ushobora kuyifata ugoma ngira ngo gitari gusa ijye hejuru, nta kindi, nta yindi meaning. Hanyuma ukayishyira wenda muri fret yawe, tuvuge wenda ya kabiri, urayibona fret ya kabiri. Hanyuma rero ikandira position ya sol, sibyo? Ya sol muri make, ubwo n'ubundi mu bisanzwe ubwo yaba ari la, yaba ari nka la mu manota mu manota asanzwe cyangwa se mu manota ya gitari, sibyo? Yaba ari ngiyi ushaka kwibona ahangaha bayumvishe. Rero uyishyize ahangaha kuri nuze, ushatse uyikanda nka sol, sibyo? Uyikanda nka okay. Ikanda nka sol, sibyo? Umve kurusha indirimbo njye ndi umukristo ishobora kujya mu mantuze menshi. Mwebwe icyo ngiye gukora, ngiye kuyicuranga, wowe uraza kumbwira se code nziza iryoshye iyi ndirimbo yajyamo, cyangwa wowe wakumva wacurangiramo ni iyihe muri izi code ndi kwicurangiramo. Kambanze iyi ngiyi twabonye ko uyikanda nka position ya G cyangwa nka sol, ariko kandi mu bisanzwe ari la, sibyo? Ari la, bare yayo murabibona, barani iyi ngiyi bare yayo, ariko aho ukayikanda nka position ya ya sol, sibyo? Twatangiye rero. Ni muri sol, muri position ya sol. Ni muri sol. Urumva ko muri sol hano naho yajyamo, sibyo? Tujye muri la,
sibyo? Yacu murayizi, bakanda gutya benshi cyangwa gutya cyangwa gutya, sibyo? Okay. Sibyo? Aho ni mbiza. Sibyo? Aho ni muri position yacu ya la, niho twari turi, sibyo? Urumva ko naho yajyamo, ngira ngo abakunzi rero mwagiye mubinsaba, ngira muragenda mureba positions zishobora kujyamo iyo ndirimbo irashoboka. Katujye mu yindi ya re. Okay, ya re. Okay. Sibyo? Aho ni muri re. Okay. So wayumvishe iyi ndirimbo rero ishobora kujya mu positions menshi atandukanye. Ni niyo ndirimbo ikungaye kuba yajya muri position cyangwa amanota menshi atandukanye, cyane ko hari izindi usanga zajya muri position imwe gusa. Urumva? Rero ngira ngo abanyeshuri batagiye babona neza progressions nk'izo turi gucurangamo, amanota yose mwasubira hasi, amasomo arahari, cyangwa se mukanyandikira kuri izo nimero. Amasomo kuba mutarabonye neza cyangwa se wenda bibagora, mukajya tukababwira ubundi buryo nanone bwiza buzima, cyangwa se mukaza ku kigo, biterwa nuko mubishatse mubaye muri hafi, nibyo byiza. Ariko aya manota cyangwa se amasomo ya improvisation
twashyize kuri YouTube ku buryo mwagenda mukabireba iyo mubishoboye bitabagoye cyane. Rero murabizi mugira musaba indirimbo nibyo ndicara nkazitegura neza, hanyuma nkazibageza nk'uko mwabyifuje. Rero ngira ngo ubutaha tuzagaruka tubaha amasomo ajyanye nabyo. Ubu ngubu si byari kwigisha, byari gusubiza igisubizo cy'ikibazo cyangwa se cy'icyifuzo na komenti mwagiye mumpa. Abenshi ngira ngo banyura ku rubuga rwa WhatsApp, si n'urubuga ahubwo banyura kuri WhatsApp, kugira ngo babashe kumbaza ibyo bifuza. Rero iyo ndirimbo nuko yacurangwa, nizere ko mwagiye muhimbaza, mwagiye munyura mu masomo ya improvisation guhera kuri do, sibyo, na re, na so, na ra, byose mwagiye muyanyuramo neza, mugenda muyamenya. Abatarayamenya mukomeze mukataze, haze icyo bita ka speed gakeya, speed. Hanyuma speed niyaza mukomeze mugerageze indirimbo ngenda mbereka zitandukanye, ku ndirimbo nyinshi zajyamo, urumva. Agahinda ka buri munsi, da 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 da. Ibyo nyuramo binejeje n'iby'igihe gitoya bihoraho, make improvisation nta ndirimbo n'imwe itabasha kujyamo iyo uzi amanota yose. Kabiri ukaba uzi na improvisation ya mineri, sibyo? Ujya sibyo mineri,
murayizi sibyo, iyo ni mineri pure sibyo. Iyo uzi improvisation mu manota ya majeri neza, ukaba uzi improvisation muri part ya mineri, ndababwiza ukuri indirimbo uba uri umuhanga cyangwa se uba ukungahaye mu gucuranga gitari neza mu by'ukuri, ku buryo ushobora kuguha indirimbo runaka ugahita uyicuranga ikumvikana bataratangira kuyiririmba. Ibyo murababwira ngo ayo masomo mu by'ukuri ufite umwanya wayiga ko niyo ari very 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 professional sibyo. Nakagaruka muri MT22 Music.